ukiri mu ntangiriro cyangwa ukiri gutangira kariyeri yawe ya football ninde muntu wagizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo Sifa tubone uyu munsi abe ari we tubona? Umuntu wagizemo uruhare ni Kocanye nawe umuntu Grace kuko niwe muntu wanjyanye muri Academy ya Kigali nyikuriramo tuyivamo adushyira muri equipe nkuru turazamuka nyine urumva niwe wamfashije kabisa ibintu byose niwe mbikesha. Atari sport wumva wari gukora iki Sifa? Iyo bitaza kuba sport nari kuza kuba nk'umubyinnyi. Mbogamizi nahuye nazo ari umunsi nigeze kujya ku kibuga dufite match banyiba mirikari nizo nakoreshaga. Umva narambitse igikapu hasi kumwe muri abana ndi ku ruhande nyine sinamenye igihe abandi bagitwariye match amasaha yaze yo kwambara ngiye kwambara mbura igikapu cyanjye. Ni cye kintu batakuziho Sifa? Ikintu batanziho abantu ntago bazi ko nzi gusetsa. Ubu wadukubita akabrage kamwe? Oya ikindi gihe ninzaba niteguye nzahita mbikora. Ni cye kintu kijya kigusetsa cyane? Ndi kureba cartoon. Uri umwe mu bantu bicara bakareba cartoon? Ndazireba rwose ndi nanjye nyine nkaba ndi kwisetsa. Ku bantu batazireba n'icyo bababwira? Abarahombye cyane. Iyo bareba Sandrine barebe na Tom and Jerry. Wow. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze aho uri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Twizereye ko mumeze neza ndetse namwe mutameze neza tubabwira ngo mukomere kandi mukomeze kwihangana uko uyu munsi imeze siko ejo hashize byari bimeze kandi ko uyu munsi imeze siko ejo hazaza bizabimeze. Icyo bibasaba ni ukomera ndetse no kwibwira ko ari mwebwe kandi ko mugomba kubaho mukabaho uko Imana ibishaka ndetse namwe mubigizemo uruhare. Nkwaye ikaze nimba aribwo bwa mbere utwumvishe nyita Musa Adil uri kumva kuri inyakiramajwi cyangwa kuri mikoro. Iyi channel yo ikaba yitwa Drama TV Rwanda. Ni mutari wakora subscribe byagorana ko uzongera kubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu munsi ku munsi. Nkwaye ikaze rero muri episode yacu ya mbere ya My Story, inkuru yawe intego yacu. Rero muri My Story yacu y'uyu munsi umutumirwa dufite yitwa Sifa Wanyirigira. Yes, rero tukaba tumuhaye ikaze akaba ari we utufungure episode yacu. Uri kubaza ngo episode yacu ese izabirimo abantu bameze bate gute? Ibi byose nibyo ugomba kugenda ukurikirana umunsi ku munsi. Kadutangirane nawe rero tumuhereza ikaze kuri Drama TV Rwanda. Watangira wibwira abadukurikiye ese Sifa ni muntu ki? Murakoze, amazina yanjye nitwa Nyirigira Sifa. Hari abantu bakubona uyu munsi bakaba batakuzi ariko tubajya none utwibwire mu buryo burambuye. Sifa mu buryo burambuye ni muntu ki? Sifa ni umukunzi wanyu, ni umukinnyi wa Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Ku bantu bamenye Sifa muri Rayon Sport, ese Sifa yaba yaratangiriye gukinira umupira ryari? Ese yatangiye muri equipe? Natangiye gukina umupira mu 2013 mu ikipe yitwaga The Winners, gusa iza gusenyuka nza muri AS Kigali 2014 natangiriye muri Academy yaho. Nyuma mu 2022 iri kurangira nibwo naje kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari nayo nkikinamo kugeza uyu munsi. Ni cye kintu cyatumye Sifa ahitamo gukina umupira w'amaguru? Ni ibintu nanjye nisanzemo, nakuze mbikunda, nago ari ibintu byaje gusa nyine nakuze mbikunda ngize n'Imana nyine kuko nabikundaga biranamfasha kugeza n'iki gihe nyine sinigeze mbihagarika. Mu ntangiriro utangira muri kariyeri yawe utangira gukina umupira w'amaguru, ese byari byoroshye cyangwa byari bigoye? Urabizi ko itangira ryose ntago rijya ryoroha, byari bikomeye, byari gustaragoringa cyane pe. Narabiharaniye kugeza uyu munsi kugira ngo mbe ndahongeze. Narastaragorinze cyane. Urumva iyo utangira udafite ibikoresho ni ibintu byinshi bigoranye kubona amatike yo kugira ngo ujye gutega ujye mu myitozo kuko akenshi ahantu twabaga dutuye ntitwari duturanye n'ibibuga, byabaga ari ibintu bigoye gusa byasabaga kuba umuntu abikunda akaba yakitanga. Ukiri mu ntangiriro cyangwa ukiri gutangira kariyeri yawe ya football ninde muntu wagizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo Sifa tubone uyu munsi abe ari we tubona?
umuntu wagizemo uruhare ni kocanye nawe umuntu Grace kuko niwe muntu wanjyanye muri akademi ya Kigali nyikuriramo tuyivamo adushyira muri ekipe nkuru turazamuka nyine urumva niwe wamfashije kabisa ibintu byose niwe mbikesha. Ukiri mu ntangiriro ni nk'izembogamizi waba warahuye nazo kugeza ubu ngubu ukizibuka? Imbogamizi nahuye nazo ari umunsi nigeze kujya ku kibuga dufite match banyiba mirikari nizo nakoreshaga narambitse igikapu hasi kumwe muri abana ndi ku ruhande nyine sinamenye igihe abandi bagitwariye match amasaha yose yo kwambara ngiye kwambara mbura igikapu cyanjye. Niki cyakugoye cyane mu rugendo rwawe uri gutangira? Ikintu cyangoye cyane nuko mu rugo batabikundaga nyine ibintu bya football. Nicyo kintu cyangoye cyane. Muri iyi kariyeri yawe urimo unatangira ese hari igihe wigeze wumva wabivamo? Ese no kubera cyumvaga wabivamo icyo gihe? 2013 ari igihe nashatse kubivamo kubera ababyeyi banjye batabikundaga. Niki cyatumye wowe ubwawe uvuga ati ngiye nka Sifa reka mbigumemo? Niki cyagufashije kubigumamo? Igihe cyarageze ncika intege numva mbaye nk'umuntu bivuyemo ariko nanone hashize ikindi gihe nanone nongera kubona bari gukina none mbona ko hagiye kuzana ekipe y'abakobwa ifite gahunda ndavuga reka nsubireyo kandi nongere njye kurwana no mu rugo. Byamaye imbaraga nyine kugeza ubwo mu rugo byatumye babikunda. Tugarutse rero mu gace kacu ka kane aho tujya kuganira na Sifa ku bibazo bisanzwe mu buzima busanzwe. Iyo atari siporo wumva wari gukora iki Sifa? Iyo bitaza kuba siporo nari kuza kuba nk'umubyinnyi. Iyo mpano nayo uyifitemo? Ndabikunda nyine nkunda ibintu by'umuziki cyane. Nubwo ntabizi ariko kuko nari bubyige nibyo nari bukore ko ndabikunda cyane. Kuba wari kuba umubyinnyi niki ukunda cyane mu buzima busanzwe? Ndakumva indirimbo iyo ndi mu rugo amasaha menshi nyamara ndi gucuranga nyine nicyo kintu nkunda no kuririmba. Hari abantu babona Sifa akina umupira akabona Sifa ni umuntu ukunda gusabana akabona Sifa ni umukinnyi ugira ikinyabupfura Sifa ni umukinnyi w'ishyaka. Ese muri aka kanya ni ikihe kintu batakuziho Sifa? Ikintu batanziho abantu ntago bazi ko nzi gusetsa. Ubu wadukubita akaburage kamwe? Ikindi gihe ninzaba niteguye nzahita mbikora. Ninde muntu w'ingenzi mu buzima bwawe? Ni mama wanjye. Kubera iki? Mama wanjye niwe muntu ntago papa yakundaga ko njya gukina umupira ariko umunsi umwe nyine byaciyemo njye muri AS Kigali muri akademi bamfashe numva naratashye mburano mpera mbivuga nangije nyine njyana mama ndabimuganiriza mubwira ukuntu ubwo byose bimeze nabwo ati genda biganirize papa nawe abyemere kugira ngo ngende kuko byasabaga kugenda kugira ngo tujye dukina tuba hamwe numva noneho byari bigoye kuko batanabikundaga niyo muntu nabicishijeho. Yes, noneho twinjiye mu kandi gace ka Fun Round aho uba ugiye gusubiza bimwe mu bibazo nyine bituma nawe wishima cyangwa bigushimisha mu buzima bwawe iyo utari gukina umupira cyangwa utari kumwe n'abandi. Ni ikihe kintu kijya kigusetsa cyane? Ndi kureba cartoon. Uri umwe mu bantu bicara bakareba cartoon? Ndazireba rwose ndi nanjye nyine nkaba ndi kwisetsa. Ku bantu batazireba n'icyo bababwira? Abarahombye cyane. Iyo bareba Sandrine barebe na Tom and Jerry. Wow. Sifa iyo yariye cyangwa iyo ari gutegura ifunguro ry'umunsi ni ibihe biryo akunda? Nkunda kurya makaroni. Nkunda n'ibirayi. Sifa ninde muntu umutera imbaraga mu buzima bwe bwa buri munsi? Umuntu wa mbere ntera imbaraga ari mama wanjye. Intego yawe ufite muri aka kanya ni iyihe Sifa? Intego yanjye mfite intego yo gukomeza gukora cyane nkava kuri uru rwego ndi uyu munsi nkagera ku rundi nyine mpuzamahanga. Yes, noneho twinjiye mu kandi gace ka rapid fire aho usubiza wihuse amasegonda 2 gusa ugomba kuba udusubije. Ndahitamo rimwe. Sifa, discipline cyangwa impano? Impano. Kubera icyo usitemo impano? Impano. Impano. Discipline cyangwa impano? Discipline.
numvishe Imana Okay. Gukora cyane cyangwa kugira amahirwe? gukora cyane. Gukora cyane kubera utagira amahirwe se. Ajya ukora cyane bikananga. Ariko n'amahirwe nayo ntago wayategeraho. Mm. Yego. Kugerageza cyangwa gutsindwa? Kugerageza. Mm. Oh. Kuba uzwi cyangwa utazwi? Kuba utazwi. Kandi abantu benshi baba bashaka kumenyekana, we kubera icyo uhisemo kuba utazwi? Kumenyekana ni byiza ariko nabyo bituma hari abantu babikwangira. Yego. Inzozi nini cyangwa inzozi ntoya? Inzozi nini. Wow. Turi kujya kugana ku musozo noneho tugeze mu gace kacu ka gatanu aho ugiye kutubwira ese uyu munsi Sifa ahanari naho azajya cyangwa n'ejo he hazaza. Uyu munsi uhagaze he mu rugendo rwawe? Umunsi mpagaze mu rugendo rwawe. Bitewe naho wavuye naho ugeze naho wifuza kugera uyu munsi urabona uri he? Bitewe naho navuye ntabwo byari byiza ariko aho ngeze uyu munsi ndabishimira Imana kuko byo ni byiza. Aho nifuza kugeraho noneho nuko bizaba byiza cyane kurushaho. Yego. Nize nzozi Sifa yari afite muri siporo cyangwa muri football? Inzozi za mbere nari mfite nuko nifuzaga ko ninyina nzagera ikipe yose nziza izaba ihari mu gihugu ariyo ya mbere nzayikinamo. Ni ikihe kintu Sifa ari gukora ubu ngubu kugira ngo azagere ku nzozi ze? Ni ugukora cyane no gusenga. Ni ukora cyane no gusenga. Ese iyo urebye ubona ahantu ugeze ari ahantu ukwiriye kwishimira mwawe ubwawe? Ndayishimira cyane kuko narabiharaniye cyane pe. Sifa mu bijyanye na football hano mu gihugu cy'u Rwanda niye kipe afana? Mu Rwanda nta kipe nimwe mfana. Kubera? Na se wakinuka na fana. Fana Rayon Sport nyinira y'abagore. Okay. Ubwo ku ruhare rw'abagabo? Mu Rwanda ho nta kipe mfana. Gusa njya ndeba match cyane. Muri Afrika? Muri Afrika? Muri Afrika naho nayo. Mu Bwongereza? Chelsea. Muri Espagne? Real. Okay. Ku musozo rero ni irihe somo rikomeye wigiye muri uru rugendo rwawe rwa football? Ikintu cya mbere nize gikomeye ni ukwihangana. Cyo kintu cya mbere football yanyigishije, siporo muri rusange byanyigishije kwihangana. Cya kabiri ibyanyigishije ko ari ugukora cyane kugira ngo ubigereho. Ni ubuhe butumwa wagenera urubyiruko rufite inzozi nk'izo wari ufite kandi rukiri mu rugendo ruri hasi nk'urwo wari ufite? Ikintu cya mbere nababwira ni ugusenga. Cya kabiri bagakora cyane. Icya gatatu bakihangana kuko ikintu cyose gisaba igihe. Ntabwo umuntu yaryamye rimwe ngo bize, byasabye igihe kirekire pe. Bisaba no kudacika intege. Ikintu nabashishikariza ni ukudacika intege ukabikora ubishyizeho umutima unabikunze n'Imana izagufasha. Sifa tugana ku musozo turagushimiye cyane ku mwanya wawe waduhaye uyu munsi. Twizere ko n'ubutani tugukenera tuzakubona. Yego nzaza. Murakoze cyane. Murakoze.